mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutoratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. mukomeje guhabwa ikaze mu kiganiro Inzira Njyabukire. Biratunezeza cyane kubana namwe. Turushaho kunezerwa iyo mutweretse ko ibyo dukora bibakora ku mutima. Ibyo bituma dukora byinshi bikora benshi ku mutima. Nk'ibisanzwe turi Inkorane. Uyu munsi turi mu gice cya 20 aho dukomeza kurebera hamwe intambwe uzatera mu nzira njyabukire n'inzira ikuganisha mu bwigenge mu by'ubutunzi. Ubushize twarebye intambwe 6. Ubu rero tugiye gukomereza ku ya 7 igira iti: koresha ibiva mu mitungo yawe yinjiza amafaranga mu kwinezeza. Iyi ni imbaraga yo gutumbira. Mu minsi yashize hari umugabo w'inshuti yanjye, umuhungu yarashize cyane ngo arashaka kugura imodoka. Byatumye udufaranga twose abonye tuzigama ngo azagure imodoka, kuko yakorwaga n'isoni bitewe n'uko abandi bana b'inshuti ze bose ababyeyi babo bari barazibaguriye. Mu gikundi yagenderagamo niwe wenyine utaragiraga imodoka. Amafaranga yamaze kugwira, umubyeyi we yarampamagaye angisha inama ati: ubu se mwemerere yigurira imodoka cyangwa nyimugurire nk'umubyeyi? Nahise musubiza nti ibyo byakemura ikibazo bikanakuraho igitutu cy'akanya gato, ariko se n'iki ubundi wamutoje mu buryo burambye? Nta buryo se wakoresha ubushake umwana wawe afite bwo kugura imodoka ukamwigisha ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bwe? Ako kanya byabaye nko kumurikirwa maze yiruka bwangu ajya mu rugo. Nyuma y'amezi 2 nasuye wa mugabo maze mubaza uko bimeze nti: ese wa musore wawe yaje kugura imodoka? Atashwida, icyakora namuhaye $3,000 by'amadolari yo kugura imodoka. Mubuza gukoresha ayo yari yarizigamiye y'ishuri. Ndamubwira nti: byiza cyane, birumvikana ko wamubereye umunyampuhwe. Atashwida, kuko namusabye ikintu gikomeye. Ntibyagenze bite rero? Ati: ubwa mbere twabanje gukina wa mukino wawe wa cash flow. Nyuma rero tugirana ikiganiro rurangiza ku mikoreshereze myiza y'amafaranga. Nyuma yaho namuguriye ifatabuguzi mu kinyamakuru Wall Street Journal, nanamugurira ibitabo bivuga ku mikorere y'isoko ry'imari n'imigabane. Ndamubaza nti hanyuma? Ati: namubwiye ko ayo madolari $3,000 ari aye rwose, maze musaba ko atahita yagura imodoka ako kanya, ahubwo musaba gushaka umukomisiyoneri mwiza akamufasha kuyashora mu isoko ry'imari n'imigabane. Hanyuma yazaba amadolari $6,000, agafata amadolari $3,000 akayagura imodoka, ayandi madolari $3,000 akazayakoresha agiye kuri kaminuza. Nibwo namubwiye nti mfite amatsiko y'ibyakurikiyeho. Ati: ibyabayeho biratangaje. Akiyashoramo yagize amahirwe arunguka, ariko mu byumweru byakurikiyeho arahomba, maze bimutera amatsiko menshi cyane. Uyu munsi navuga ko asigaranye atarenze $2,000, ariko uburyo abikunzemo biri hejuru cyane. Yamaze gusoma ibitabo byose nari namuguriye, ahubwo basigaye yijyana ku isomero gushaka ibindi bitabo. Ikinyamakuru Wall Street Journal aragisoma buri munsi, areba uko ibintu bihagaze. Asigaranye amafaranga make, ariko ubushake bwe bwariyongereye cyane. Azi neza ko aramutse ahombye yakongera kugendesha amaguru indi myaka nk'ibiri.
nyamara bisa nk'aho iby'imodoka bitakimushishikaje kuko yiboneye umukino mwiza w'amafaranga unamwungura ubumenyi. Naramubajije nti bizagenda bite se nahomba yose? Ati urabona byaba byiza tukazambuka ikiraro tukigezeho, ibyo tuzabivugaho byabaye, gusa byanaba byiza ahombye ubu akiri muto kurusha uko yazahomba ageze muri iki kigero turimo. Njye nakumva ko ay'ibihumbi 3 ari nk'igishoro nakoze kugira ngo yige amasomo arimo kwiga ubu. Ndabizi neza ko ibyo ari kwiga ubu bizamugirira akamaro mu buzima bwe bwose, kandi rero bigaragara ko yamaze gufunguka amaso akabona agaciro k'amafaranga n'imikorere yayo. Nk'uko nabivuze mbere, niba umuntu adafite ikinyabupfura mu byo akora, ibyiza nuko atakirirwa yifuza kuba umukire. Ibi ndabishimangira cyane kuko nubwo urugendo rwo kubaka neza imitungo ibyara amafaranga rworoshye mu magambo, ikibikomeza mu ishyirwa mu bikorwa ni imyumvire. Iyo imyumvire idasobanutse biragorana kwerekeza amafaranga aho ashobora kuzana andi. Muri iyi si turimo yuzuyemo ibishuko, biroroshye cyane gufata amafaranga ukayashora mu biyahombya aho kuyashora mu byungura. Nyamara mu isi y'ibishuko biroroshye cyane kubikora utyo. Ibyo kandi ni umuzi w'ubukene no kugorwa n'ubuzima. Urugero rukurikiraho rurakwereka uko ubuhanga mu by'ubutunzi ari ingenzi cyane mu gutuma amafaranga abyara andi mafaranga. Njye nemera ko uyu munsi duhaye abantu 100 amadolari 10,000 twazasanga 80 batagifite n'urupfumuye, ahubwo tukabasanga mu madeni y'imodoka, televiziyo n'ibindi. 16% twazasanga barabonye inyungu iri hagati ya 5 kugeza ku 10 byayo, naho 4% bonyine nibo twasanga barayakubye kabiri cyangwa se baranayahinduye miliyoni. Tujya ku ishuri kwiga umwuga tugamije kuzakorera amafaranga, nyamara njye buri gihe mvuga ko ari iby'agaciro gakomeye kwiga uko wagira amafaranga agukorera. Nanjye burya nkunda kwishimisha nk'abandi bose, gusa itandukaniro ni uko njye ntashobora kwishimisha mu mafaranga y'inguzanyo. Nk'igihe nshaka kugura ikintu gihenze cyanezeza, aho kunyarukira kuri banki gusaba inguzanyo, njye amaso yanjye nyahanga imitungo yanjye ibyara amafaranga. Njye rero ihame ngenderaho ni uko nkoresha ibyo nifuza bikantera umuhate wo gushaka ubuhanga bubyara amafaranga azangeza ku byo nifuza. Muri ibi bihe rwose ni kenshi amaso yacu tuyahanga gusaba inguzanyo ngo tugure ibyo dushaka, aho kuyahanga uko twarema amafaranga yabikemura. Ibyo rero biroroha cyane mu gihe cya hafi, ariko bigakomeza ubuzima mu buryo burambye. Ni imico mibi twebwe nk'abantu ndetse n'ibihugu tugenda tugwamo. Ugomba kwibuka ko buri gihe imihanda yoroshye birangira ikomeye, ariko imihanda itangira ikomeye ikazarangira yoroshye. Uko rero utangira kwitoza no gutoza abo ukunda hakiri kare, niko birushaho kubabera byiza. Amafaranga ni imbaraga iteye ubwoba, gusa ikibabaje ni uko abantu benshi bakoresha izo mbaraga z'amafaranga mu kwirwanya. Niba ubuhanga bwawe mu mikorere y'amafaranga bugerwa ku ntoki, uhagaze nabi, kandi amafaranga azaba umutware wawe. Naba umutware wawe uzayakorera byanze bikunze. Nyamara burya ushobora no kuba umutware w'amafaranga. Ariko rero kugira ngo ube umutware w'amafaranga urasabwa kugira ubuhanga bwinshi kuri yo kurusha ubwo yo agufiteho. Icyo gihe amafaranga azakora icyo utategetse kandi rwose azakumvira pe, aho kugira ngo ube umucakara wayo yo azaba umucakara wawe. Ubwo rero ni ubuhanga mu by'amafaranga. Intambwe ya 9 iragira iti hitamo intwari yawe. Iyi ni imbaraga y'igitekerezo nkomoko myth. Ubwo nari nkiri muto nakundaga cyane Will Myers, Hank Aaron na Yogi Berra. Nabafataga nk'intwari zanjye ku buryo numvaga namera nkabo. Nabaga agaciro gakomeye, nkibaza uko batangiye n'uko babaye ibyamamare, nkanibaza ingano yayo bahembwa. Ubwo nari mfite imyaka 9, iyo najyaga gukina umupira numvaga atari njye rwose ukina, ahubwo niyumvaga nk'umukinnyi w'icyamamare muri abo nemeraga cyane. Ubwo rero ni uburyo bumwe twigamo.
Icyakora bigenda bishira uko tugenda dukura, tugenda tureka intwari zacu. Uko rero nagendaga nkura, nagendaga ngira izindi ntwari. Uyu munsi mfite abo mfata nk'intwari zanjye muri golf, kandi bituma mpora nshaka kwiga buri kantu bakoze ngo nanjye nkamenya. Ariko nanone mfite izindi ntwari mu by'ubukire zirimo Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros na Jimmy Rogers. Mpora niga buri ntambwe yabo umunota ku munota. Mpora nshaka kumenya icyo Warren Buffett yashoyemo imari. Ngashaka kumenya icyo avuga ku miterere y'isoko ndetse n'uko ahitamo aho agura imigabane. Nanone niga cyane intambwe za Donald Trump, nshaka kumenya uko aciririkanya, uko ashora imari ye. Nk'uko rero nakinaga agapira ariko sinibone nkanjye, ahubwo nkibona nk'abo nafatiragaho urugero muri ibyo bihe. N'ubu iyo ngiye mu ishoramari nshobora kuba ntabizi, ariko mu mutima wanjye mba nkora nka Donald Trump. Ndetse hari n'ubwo mba ndi gusesengura isoko nkibaza niba ndi kurisesengura nk'uko Warren Buffett yaba abikora. Rero gukora nk'uko intwari yawe ikora bifungura bwa buhanga buba buryamye muri wowe. Uburyo intwari zacu zikora birenze cyane kutubera nk'inganzo, ahubwo banatuma ibintu bitugaragarira nk'ibyoroshye. Ibyo nabyo rero biradutinyura tukifuza kubigeraho nk'uko nabo babigezeho. Tuba tuvuga tuti niba kanaka yarabigezeho nanjye nabigeraho. Ndabizi ingingo y'ishoramari ivuzwe abantu benshi bumva ari ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe rero inama nziza ni ugushaka ufata nk'intwari bihita biba nk'ibyoroshye. Intambwe ya 10 rero ari nayo yanyu mugomba gutera mu nzira njyabukira iragira iti: igisha abandi bizatuma nawe ukira byinshi. Iyi ni imbaraga yo gutanga. Ba data bombi bari abarimu kandi beza. Data ukize we yanyigishije isomo ry'ubuzima bwose. Yanyigishije kugira umutima w'ubuntu kandi utanga. Data wize cyane we yatangaga umwanya we ndetse n'ubumenyi. Gusa hari ikintu kimwe atatangaga cyitwa amafaranga. We yumvaga ko azatanga yagize icyo asagura, ariko rero ni gake cyane ndetse hafi ya ntako yabashaga kugira icyo asagura. Nyamara data ukize we yatangaga ubumenyi n'ibyo, ariko akanatanga amafaranga. Yizereraga mu gutanga icya 10. Yahoraga avuga ati: niba hari ikintu ushaka ugomba kubanza gutanga. Niyo yabaga rwose afite amafaranga make, ntiyaburaga gutanga amafaranga ku rusengero cyangwa se mu miryango y'abagira neza. Niba hari igitekerezo kimwe yari gutanga cyari iki: niba ubona hari ikintu ukeneye, banza utange duke ufite, tuzakugarukira twabaye twinshi. Ibyo kandi ni ukuri ku mafaranga, ku nseko nziza, ku mubano n'ahandi. Ndabizi ko ari ikintu kenshi twumva twakora nyuma, ariko nge rwose byarankoreye kuko nemera itegeko ry'ibigenda n'ibigaruka. Buri gihe ntanga ibyo nkeneye. Niba nkeneye amafaranga, ntanga amafaranga akangarukira yikubye kenshi. Niba nkeneye gucuruza, ndagira uwo mfasha gucuruza bityo nanjye nzacuruza. Niba nshaka kwihuza n'abandi, ndagira uwo mfasha kwihuza n'abandi. Hari imvugo nemera nk'ukuri nayumvise mu minsi yashize igira iti: Imana ntikeneye kwakira, gusa abantu bo bakeneye gutanga. Data ukize rero yakundaga kuvuga ati: burya rero abakene barikunda kurusha abakire. Yabisobanuraga avuga ko niba umuntu ari umukire, bivuga ko hari ibyo atanga abandi bantu baba bakeneye. Njyewe rwose byambereye igitangaza, kuko igihe cyose nkeneye amafaranga cyangwa ikindi kintu, ndagenda nkabanza nkagitanga, hanyuma kikangarukira ku bwinshi. Ibi rero
binyibutsa inkuru numvise isekeje cyane y'umusore wari ufashe igishirira mu ntoki ari nijoro mu bihe by'ubukonje bukabije, maze abwira iziko ati numpa ubushyuhe ndaguha iki gishirira cy'umuriro. Nabonye ko ku ngingo y'amafaranga, urukundo, umunezero, gucuruza no kwihuza n'abandi ihame ari rimwe, ni ugutanga mbere. Nabonye ko inzira yo gutekereza ku cyo nshaka n'uburyo nagitanga bifungura imiryango ya byinshi. Igihe cyose mbonye abantu batari kunsekera, njye ndabanza nkabasekera nkababwira nti hello. Ni nk'ubufindo, mba mbizi ko igikurikiyeho ari ugukikizwa n'abantu bari kunsekera. Bituma rero ya mvuga iba ukuri igira iti isi ni indorerwamo y'ubuzima bwawe. Iyi rero niyo mpamvu nkubwira nti niwigisha uzakira. Nabonye ko uko nigisha benshi bakeneye kwiga, ari nako nanjye niga byinshi. Niba ushaka kumenya imikorere y'amafaranga ashaka umuntu bimwigishe, uzunguka ingano nini y'ibitekerezo kuri iyo ngingo. Nyamara hari n'ibihe natanze ariko singire ibyo nakira. Nk'uko hari n'igihe nabonaga ibyo ndashaka, gusa naje kwisuzuma nsanga muri ibyo bihe narabaga natanze nshaka kwakira ibyo nkeneye gusa, aho kubikora kuko no gutanga ubwabyo bitanga umunezero. Papa wanjye yigishaga abarimu, niyo mpamvu yabaye umwarimu w'igihangange. Data ukize we yigishaga abakiri bato uko bizinesi zikorwa. Mu buryo rero bwumvikana uwo mutima wo gutanga ibyo ufite niwo watumye abo bombi baba abagabo b'ibikwerere mu byo bakoraga. Njye nemera ko hari imbaraga mu isanzure ziturenzeho, ushobora kuzigezaho, ariko biroroha cyane iyo ukoresheje imbaraga yo gufashanya n'abandi. Icyo ukeneye rero ni ukugira umutima utanga ibyo ufite. Izo rero ni intambwe 10 ukeneye gutera. Ndabizi hari abantu benshi batanyurwa n'izo ntambwe 10. Bamwe bazibona nk'amagambo y'inyurabwenge gusa, ntibumva ko wabishyira mu bikorwa. Nyamara njye ntekereza ko kumva inyurabwenge bifite agaciro nko gusobanukirwa ibikorwa. Hari abantu benshi bakunda gukora ariko badakozwa ibyo gutekereza. Hari n'abandi batekereza ariko badakora. Njye rero navuga ko ndi byombi. Nkunda ibitekerezo ariko kandi nkunda n'ibikorwa cyane. Rero kuri abo badakunda ibitekerezo ahubwo bakeneye uko batangira intambwe ku ntambwe, ngiye kubaha urutonde rw'ibyo mugomba gukora mu magambo make mushyira mu bikorwa izi ntambwe. Icya mbere kiragira kiti rekeraho gukora ibyo usanzwe ukora. Mu yandi magambo, fata akaruhuko usuzume ibikora neza n'ibidakora neza. Bavuga ko igisobanuro cy'ubusazi ari ugukora ikintu kimwe mu buryo bumwe kenshi, ariko ugahora witeza umusaruro utandukanye n'uwo usanzwe ubona. Rero ndakugira inama yo guhagarika ibitagenda neza ugatangira ibindi bishya. Icya kabiri kiragira giti shaka ibitekerezo bishya. Buriya ngiyo nshaka ibitekerezo bishya by'ishoramari, njya mu isomero ngashaka ibitabo bivuga ku zindi nsanganyamatsiko ntasanzwe nsomaho. Ibyo mbyita inzira. Nshaka uko nasoma inzira nshya ntasanzwe nsomaho. Nk'urugero, nigeze njya mu nzu y'ibitabo ngura igitabo cyitwa The 16% Solution, cyangwa se igisubizo cya 16% cyanditswe na Joel Mosco. Icyo gitabo naragisomye maze kuwa kane ukurikiyeho nkora neza ibyanditsemo. Ikibazo rero ni uko abantu benshi badashyira mu bikorwa ibyo basoma, cyangwa se bakemerera abandi kubabwira ibyo bishakiye ku nzira nshya. Nanjye icyo gihe umuturanyi wanjye yambwiye ko iyo nzira ya 16% idakora, ariko nanze kumwumvira kuko nari nzi ko atayisobanukiwe. Icya gatatu, iyegereza umuntu wakoze ibyo urimo gukora cyangwa ibyo ushaka gukora. Mufata umujyana ahantu musangire, maze umubaze uko bikora n'amacenga birimo. Nkanjye hari igihe nashakaga gusobanukirwa ibyo kugabanyirizwa 16% ku misoro, maze njya ku kigo cya leta gishinzwe imisoro nshaka umuntu ubikoramo.
namenye kandi ko ibyo yabikoze cyane. Ako kanya sinazuyaje namusabye ko twasangira ifunguro rya saa sita. Yanejejwe cyane no kumbwira buri kintu cyose abiziho n'uburyo bikora. Nyuma ya saa sita n'ubundi yakomeje kunyereka uko bikora. Igitangaje ni ukuntu ku munsi wakurikiyeho mu gitondo byampaye amahirwe akomeye, yanyinjirije agatubutse. Urumva ko byansabye umunsi wose nsoma igitabo, binsaba undi munsi wo gushyira mu bikorwa n'igice cy'umunsi cyo gusangira ifunguro rya saa sita n'ubikora. Hanyuma umunsi ukurikiyeho bimpa umusaruro uhambaye. Ikintu cya kane kiragira kiti shaka ishuri, amahugurwa kandi unasome cyane. Njye nkora ubushakashatsi ku binyamakuru cyangwa se amashuri kandi menshi atanga amasomo ku muntu cyangwa se akaba atanahenda. Ariko singarukiraho, njye nishyura amahugurwa yishyurwa kandi ahenze, akampugura ku ngingo runaka mba nkeneye. Uyu munsi ndi umukire kandi mfite ubwenge mu by'umutungo, sinkeneye abo nkorera, ariko byose mbikesha bene ayo mahugurwa. Hari inshuti yanjye itagifata ayo mahugurwa, yigeze kumbwira ko mba ndi kwangiza amafaranga n'igihe, ariko igitangaje ni uko akazi yakoraga icyo gihe n'ubu ariko agikora. Ikintu cya gatanu kiragira kiti tanga ibitambo cyangwa ituro. Iyo nshaka igice cy'ikigo cy'ubucuruzi bw'amazu, ndagisuzuma nkamenya ibikigize, hanyuma ngatanga igitambo. Ndabizi benshi ntimuzi iby'uko bikora, ariko nanjye simbisobanukiwe, kuko byose bikorwa n'abakomisiyoneri. Njye nkoramo utuntu duke cyane pe. Hari inshuti yashakaga ko nayereka uko yagura inzu yo gucumbikira abantu, maze kuwa gatandatu araza ari kumwe n'abakomisiyoneri be turagenda. Tureba inzu irimo imiryango 6, imiryango 4 yari mibi, ariko ibiri ari myiza. Namugiriye inama yo gukoresha bwa buryo bw'ituro, ariko we n'umukomisiyoneri we barabyanga. Nabonye ko uwo mukomisiyoneri wari umunebwe adashaka gukora ibimugora. Twarahavuye bajya gushaka ahandi heza, ariko n'ubu baracyashaka ntibarahabona. Abantu benshi rero bakomeza ibintu bakabigira intambara, bikarangira bibahombeje. Ngiye ntanze ituro ariko bikarangira ibyo nashakaga bidaciyemo, njya mu rugo nkakina n'injangwe yanjye maze ubuzima bugakomeza. Kubona ishoramari ryiza, bizinesi nziza, abantu beza n'abashoramari beza ntibitandukanye no gutereta umukobwa. Bigusaba kujya ku isoko ukavugana n'abantu benshi, ugatanga amaturo menshi, ugaciririkanya, bimwe ukabyemera ibindi ukabitera ishoti. Hari abo nzi bicara mu rugo bagategereza ko telefone isona, ariko burya uba ukeneye kujya ku isoko. Gushakashaka, gutanga ituro, guciririkanya, kwemera no kwanga ni bimwe mu bigize inzira ya buri kintu muri ubu buzima. Icya gatandatu rero ni inama nziza igira iti iruka n'amaguru, genda n'amaguru, cyangwa se utware igare ahantu runaka mu buryo bw'ubutembere byibuze iminota 10 buri kwezi. Amashoramari menshi kandi meza nakoze nayabonye muri ubu buryo. Nkunda gufata umwanya nkiruka mu bice ntuyemo ndeba impinduka zigenda zibaho. Namenye neza ko ishoramari ryiza rishingira ku bintu bibiri: guciririkana n'impinduka. Hari uburyo bwinshi bwo guciririkana, ariko burya impinduka niyo nkingi ya mwamba y'ishoramari. Ibyo bituma niyo niruka mu bice ntuyemo ngerageza kwibandaho ntekereza ko nakorera ishoramari. Ni ibintu nkora kenshi ngamije kureba uko ibintu biba bigenda bihinduka. Nagiye mbona amazu agurishwa kenshi muri ubwo buryo. Icya karindwi rero kiragira kiti hari ahantu ushobora guciririkanya kandi aho ugurira hose ujya uciririkanya. Buriya abaguzi benshi bazahora ari abakene. Biratangaje kubona mu maguriro manini azwi nka za supermarket bashyiraho ibiciro by'ibicuruzwa nk'impapuro z'isuku n'urugero, maze abaguzi bakihutira kwishyura maze bakajya kubika iwabo. Nyamara wasanga mu maduka mato bamunuye ibiciro ukabahungira kure ngo ntiwabigura. Iyo supermarket zazamuye ibiciro,
abaguzi bajya ahandi, ariko iyo amaduka mato yazamuye ibiciro abaguzi barabagana bakagura batanguranwa. Wowe rero ugomba kuzirikana ko buri gihe inyungu zinjira igihe ugura atari igihe ugurisha. Icya munani kiragira kiti ibyo ushaka bishakire mu mwanya nyawo. Umuturanyi duturanye ubu inzu abamo yayiguze ibihumbi 100 by'amadolari, njyewe iyo mbamo nayiguze ibihumbi 50 by'amadolari. Yigeze ambwira ngo ategereje ko ibiciro bizamuka maze akayigurisha. Naramusubije nti umuntu yunguka iyo agura ntabwo yunguka iyo agurisha. We ubwo yaguraga yakoresheje umukomisiyoneri utagira inzu ye bwite y'ubucuruzi cyangwa se ikodesha. Njyewe nakoresheje isomo nize ahantu nkaryishyura amadolari 500 yonyine. Nyamara ubwo nabikoraga uwo muturanyi wanjye yumvaga kwishyura amadolari 500 ku isomo nk'iryo ari nko kuyajugunyira inyoni. Yambwiye ko atayatanga ariko kandi atanata umwanya we mu bintu nk'ibyo. N'uyu munsi ategereje ko isoko rizamura ibiciro ngo abone kugurisha inzu ye yunguke, ariko ashobora kuzategereza kugeza igihe atabiboneye. Icya 9 kiragira kiti banza ushaka umuntu ushaka kugura ubone gushaka undi ugurisha. Hari inshuti yanjye yari irimo ishaka ubutaka bwo kugura, yari afite amafaranga ariko adafite umwanya wo kubikurikirana. Icyo gihe nabonye ubutaka bunini cyane buruta ubw'iyo nshuti yanjye yashakaga. Nibwo namuhamagaye ndamugoragoza, ambwira ko ashaka igice cyabwo ko atabufata bwose. Muzi icyo nakoze se? Naguze ubwo butaka maze muha igice yashakaga, ikindi gice kiba inyungu yanjye. Isomo ry'ingenzi ririmo hano ni uko ukwiriye kugura ibinini ukagurisha ibice bice. Abantu benshi bahora bashaka ibyo bashobora, bigatuma bareba hafi cyane. Bashaka igice bibwira ko gihwanye n'ubushobozi bwabo, nyamara bikarangira bishyuye menshi ku bintu bito. Abatekereza biciriritse ntibajya babona ibinini. Rero ndagushishikariza kuba umuntu utekereza byagutse. Birahita bitwinjiza mu kintu cya 10 ukeneye, aricyo cyo gutekereza byagutse. Abacuruzi badandaza bakunda abantu bagura byinshi bakabagabanyiriza ibiciro. Impamvu ni uko abacuruzi bose bakunda abaguzi bagura byinshi. Nyamara nubwo waba uri muto burya watekereza byagutse cyane. Ubwo kampani yanjye yari igicuruza mudasobwa, nahamagaye zimwe mu nshuti zanjye zacuruzaga mudasobwa nzibaza niba zikeneye kurangura za mudasobwa. Twagiye mu maduka menshi dushaka aho batugabanyiriza ibiciro kuko twifuzaga kugura byinshi icyarimwe. Ibyo kandi ni nabyo nkora ku isoko ry'imari n'imigabane. Abantu bato baguma ari bato kuko batekereza ibito. Kora wenyine cyangwa se ubireke burundu. Ikintu cya 10 kiragira kiti shaka amasomo mu mateka y'ibyabaye. Buri ibigo rutura byose muzi ku masoko byatangiye ari bito. Colonel Sanders twagarutseho ntiyigeze aba umukire akiri muto, ahubwo yabaye umukire agize imyaka 60 irenga. Nyamara Bill Gates we yabaye umukire wa mbere ku isi ataranuzuza imyaka 30 y'amavuko. Icya 11 ni nacyo nsorezaho, kiragira kiti gukora buri gihe bitsinda kudakora. Ni ibintu bike cyane mu bintu byinshi nakoze, ngakomeza kubikora mu ntumbero yo kubona amahirwe y'ubukire. Ijambo ry'ingenzi ni byakozwe na kora. Nk'uko rero byakomeje kugarukaho muri iki gitabo, ugomba kugira icyo ukora mbere yo gushaka umusaruro. Rero tangira ukora ubu nonaha. Aha kandi niho iri somo rirangiriye, ntimuzacikwe n'isomo rya nyuma umwanditsi azatugezaho ku wa 4 utaha. Mugire ubukire n'ubukungu.